Mana yanjye, mwami wanjye, nzakurata, nzasingiza izina ryawe iteka ryose. Bakristu bavandimwe, namwe mwese mukeneye guhura n'Imana no kuvugurura umubano wanyu nayo, muratumiwe mu isengesho ry'igisingizo cya Yeriko rizabera mu rugo rw'umutima mutagatifu wa Yezu kuri Centre de l'Emmanuel. Muri iri sengesho, Nyagasani atubohora ku ngoyi z'icyaha zatubase, adutura imitwaro ituremereye, ahirika inkuta z'agahinda gakabije, urwango, inzika, ibizazane byugarije imiryango yacu, akatubohora kuri za karande z'imiryango dukomokamo, maze akaduha gutsinda ibitera umwanzi shitani atugabaho, tubikesha ububasha bw'Imana yacu. Iri sengesho tukaba turikomora ku bakurambere bacu mu kwemera, ubwo babonaga ko kwinjira mu mujyi wa Yeriko bidashoboka, bawuzengurutse iminsi 7 maze ku bw'itegeko ry'umusumba byose, ku munsi wa 7 inkuta zose zihirimira icyarimwe ku bw'imbaraga z'ibisingizo. Muri iri sengesho, njye nawe turatumiwe. Ngwino duhuriye mu rugo rw'umutima mutagatifu wa Yezu kuri Centre ya Emmanuel, maze dusingiza Imana. Ni kuva ku wa mbere tariki ya 22 Mata kugeza ku cyumweru tariki ya 28 Mata 2024. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, tuzajya dutangira saa 11:30 dusoze saa 2:30. Naho ku wa gatandatu tuzatangira saa 11 maze dusoze saa 2. Naho ku cyumweru tuzatangira saa 3 kuko tuzagira misa yo gusabira abarwayi. Abafite ubuhamya bw'ibyo Nyagasani yagiye abakorera muri iri sengesho, ntimubwihererane, nimwihutire kubudusangiza maze bwubake kiliziya. Abatuye kure, namwe abatuye imahanga ntitwabibagiwe. Muzifatanye natwe mukoresheje umuyoboro wa YouTube ya Communauté de l'Emmanuel n'uwa Radio Maria Rwanda, maze duhuze umutima. Ijambo ry'Imana riragira riti, bazarangamira uwo bazaba bahinguranyije.